umva karyoshye kadahari ukinyweraho mu gihe kabonetse ugashyiramo. Sinari mperutse ibyo bintu ariko uyu mubyeyi naramushimye, Imana ijye imuha umugisha n'ukuri kuko ngewe uwo munsi ukuntu naryamye neza uwo munsi. Uriya muntu Imana izamuha umugisha kuko yadukoreye ibintu bizima n'ukuri. Igihe umuntu agutekereza mu gihe cya nyacyo nawe umukeneye, aho ari hose rwose azabyumve ko namushimye, Nyagasani ajya amwongerera iteka ryose. Ari mutoya nyine yagomba, hariho igihe yagenda yagira icyo abona akavuga ati iriya nkecuru buriya se uriya agize umutima wa kimuntu ntiyanyibagirwa. Hari n'igihe yagenda n'ubundi akumva ararenze. Nimero ya mama Vanessa ni 0783 311 6580 0783 311 6580. Ihangane niho kigomba kuba zamuka kirimo hano no gitabye ngiki Mana yo mwijuru nibi byanzongereje burya nibi ngibi. Nibyo koko habonetse muganga gakondo uvura amarozi y'ubwoko bwose, gutsirika ndetse no kugaruza ibyibwe. Avura amarozi arimo nk'ibitegano, ibihuhirano, ibigaburano, nyabingi ndetse n'ibindi. Ikindi kandi agakongora inyata. Ushaka kuvugana na muganga gakondo wamubariza kuri nimero ya telefone ikurikira. Ku magara yawe hakiri kare hatatagutenguha di. Kazi bakunzi bacu mwese mudukurikiye ni kuri Keza TV show nk'ibisanzwe. Nongeye kubasuza mbifuza gukomeza kugira ibihe byiza mwese tubana umunsi kundi. Ndashimira mwese mutanga inama n'ibitekerezo muri comment. Nawe ugira icyo ukora ukarambura akako kawugiriwa ubufasha. Hari benshi tugenda tuganira nabo bafite ubuzima bugiye butandukanye. Hari abadafite imibeho bitewe n'ubuzima. Twese tubaho mu buzima bugiye butandukanye, tuvukira hatandukanye. Rero twese ntiduhirwa kimwe, n'amahirwe ntagaramwe. Uyu munsi rero impamvu ugira ngo nongere nshimire buri wese ugira uwo mutima wo gufasha mugenzi we kugira ngo nawe Imana igisubiza aho aba yakuye, cyane ko mu minsi ishize n'ubundi byaherukaga. Impamvu uri kumwe na mama Vanessa ubushize twaraje tusanga adahari, nawe yagiye nyine ku reba amaramuko dusanga adahari. Uyu munsi rero turahamusanze, nagira ngo tuganire nabo. Ndabona no mu byo ariko nsi umwana abana bameze neza uko biri kose. Hari icyahindutse ntago bikiri nka mbere. Ka tuganire nabo twumvira na mama Vanessa uko ameze, hanyuma kumva uko byifashe kugeza kuri uyu munsi. Tubaye kazi mama Vanessa. Urakoze kumpa umwanya. Ngewe narashimye udahari. Nashimye aho ngereye mu rugo nyine. Nasanze ibintu ari uburyohe, nsanga ibintu ari ubutamu. Umva narashimye rwose. No muntu Imana izajye imwongerera, Imana ijye imuha umugisha, komeza umushyire mu mutima w'urukundo. Nukuri narashimye pe. Nyuma ufite akamwenyu. Ego ko ubuzima urare mfite. Nageze mu rugo umukobwa baranyeretse, ubwo abatetse agakoma karimo agasukari twagiherukaga ryarisi. Twinyweraga igikoma tugikuye hese. Ariko umubyeyi akaburya baranagakoma ko kunywa. Uzi kunywa igikoma kitarimo agasukari? Ubu maze iminsi nywa agasukari, naraje nywa agakoma karimo amata, nagaherukaga kunywa. Intuni isukari yava he? Tukanywa igikoma kitarimo isukari tugapfa kumiragura. Ariko ejo bundi naraje nywa agakoma karimo amata karyoshye. Umva karyoshye kadahari ukinyweraho mu gihe kabonetse ugashyiramo. Sinari mperutse ibyo bintu ariko uyu mubyeyi naramushimye, Imana ijye imuha umugisha n'ukuri kuko ngewe uwo munsi ukuntu naryamye neza uwo munsi ntabwo nabikubwira. Ariko nizere ko naho wagiye hari icyo hoya uwo munsi nyine aho naye nagiye nabwo nari nkoreye umuntu ampa amafaranga nk'ibihumbi 2. Ubwo ndaza nyine dukora ibindi byose. Oya uriya mubyeyi naramushimye, Imana ijye imuha umugisha. Aho abandi baburiye wajya habonera. Hanyuma ariko twaraganiriye utubwira kujya gushakisha akazi. Nyine ni ukuvuga ngo wenda nyine umuntu bashaka kwibaza gushakisha ni ukuvuga ngo
urumva hari utuzi tugiye dutandukanye. gushakisha mvuga ni ukugenda umuntu yampa imyenda nkamufurira, ntabwo mvuga ngo numfite butike nicayemo cyangwa isoko nihoreramo, ni ukugenda nyine umpaye imyenda nkamufurira. Akagira ngo ufite ikibanza ni ugufura umuntu ngasanga ati ndumva ntameze neza nkoropera aha hantu unyogereze n'ibi byombo, nako kazi kanjye nibyo biraka byanjye. Oya, ni ugufura nkakoropa nkoza ibyombo ubundi nkataha. Urumva ubwo niba ari bumpe ikiro cy'umuceri, niba ari bumpe 500, niba ari 1000, ubwo nyine ndataha kuko nta kundi nabigenza, biterwa nuko twavuganye. Abantu se bamaze kukumenya ku buryo abantu baraguhamagara, bagenda bamenya, bamwe na bamwe tumaze kumenyerana nyine. Kurumva ko ako ngako ntabwo ari akazi wavuga ngo kazangeza ku iherezo, ntabwo ari buri munsi, ni rimwe na rimwe. Ubundi indi minsi nyine ubwo umuntu afite umva ndemera nkatera agatebe mfura nicaye kuko nta mugongo nkigira. Umugongo wanjye warapfuye ntawo nkigira rwose, ubundi nayinda kuko mfite ubushobozi, ntabwo ndi umuntu wo gufura. Nayinda pe, aho kugira ngo nanone nirirwe mvuga ngo sabirira, Imana izanabindinde ijya impa ibyo nkora shobokanye nabyo. Uzi kwirirwa uvuga ngo sabirira, oya, Imana izabindinde sinanabishaka. Imana ijya impa akazi koroheje nanjye nshoboye mbona ko kangaburira. None se siyo mpamvu njya nkubwira ngo n'inzu hari igihe kigera ikatunanira. Ntabwo wafura ngo ugire gute ngo na yanzu ubashe kuyishyura buri munsi, ntabwo bikunda. Bigenda byanga, bikagenda byanga, ugasanga rero ni ibibazo. Urumva ubushaka yo kurya inzu, ntabwo bipfa gushoboka rwose. Ubu bagiye ku ishuri, nari maze iminsi ku mashuri batampamagara ati abana gutya na gutya ngo njye kubona mbone barabanyoherereje, ejo ngende ntakambe banyumve, ejo bundi atari ko se wowe bimeze gute, mbese mba mpora ndi sereri. Urumva kubera ibibazo by'ubukene. Ariko rero icyo nzi cyo Mana uriya muntu Imana izamuha umugisha kuko yadukoreye ibintu bizima. Aho ari hose rwose azabyumve ko namushimye, Nyagasani ajya amwongerera iteka ryose. Umubyeyi umeze utese? Meze neza. Mbona warakaye. Yego ko Mana, njye warakara ufite umuceri mu nzu utaraheruka kurya umuceri. Ibintu byagenze neza. Ngo nyine uramutse urakaye wambona. Imana yaratugaburiye, ugomba kwishima. Umubyeyi Imana imuha umugisha. Wowe uri konsa ni gatoya ni gakuru? Ni gakuru. Urabona watanezerewe? Njye sinkibasha kubatandukanya. Nyine ni gakuru. Njye ubwo mba nteruye wose namenya ngo ni gatoya. Urumva ngo yanezerewe nawe amaze iminsi yonka amashereka arimo igikoma kiyunguruye. Harimo igikoma cy'amata. Cy'amata. Urabona atanezerewe, hari ikibazo afite. Mbere wabonaga ari courage afite atigwarira. Undi arasinziriye ariko. Ariko urano umunyamahoro araryama bigakunda. Uriya aratuza. Gusa kuko adasinzira. Ariko nijoro bararyama. Nijoro bapfa kuryama ariko nta masaha makeya nabo. No kwirirwa urikanuye ku manywa na nijoro. Ariko sha niba bamara gukora bazaba nyine impanga ziragora y'abakirudo. Iyo bamaze gukura nibwo ubona ari. Noneho ariko iyo bamaze gukura sha barashimisha ariko nyine. Waviriyo rimwe ntago uzongera gusubirayo vuba. Ntago nzongera gusubirayo vuba na bire. Iyo byarumwe ni wari guhita usubirayo byihuse. Akare nari gusubirayo afite imyaka 5. Nayo ni mike. Murabari kuwucurika. Muri iyi minsi basigaye babyara bafite 7 batangiye amashuri. Bite ahubwo muri iyi minsi kubyara ni imibare. Kera umuntu yabyaraga avuga ati amashuri ibiryo, ubu usigotekereza. Ubu ngubu usigotekereza amashuri ugatekereza n'ubuzima baje kubamo. N'abana bana bagomba kujya ku ishuri cyarimwe ku kigo kimwe. Ubwo urumva ni ibintu biri kuba icyo gihe. Biri kuba nyine. Gatekereza ati baraza barye, bakeneye isabune, bakeneye amavuta, buri kimwe cyose, imyenda. Ariko yose ukabitekereza. Nari ndi kubwira uyu mubyeyi Mama Vane, ndi kuvuga ati kwa ko umugabo nyine byanze byagenze kuri ya burundu, nta kuntu aho kugira ngo arwane n'abana ari wenyine, nta kuntu wamurangira kwa bene wabo we kubazi.
kuko wenda ubashobora kwirwariza yego wenda ariko ntabwo warera abana babiri wenyine ngo imyaka 5 ishira imyaka 10 paka nta kuntu wamurwanaho ukazamufasha kumushakira bene wabo wa papa Vanessa yaba mukuru we yaba bari umuntu iwabo cyangwa ese buriya bazamufasha ikira buriya bazamufasha byibura bakareba ko gusa abatamfasha kuba mfite uyu niwe bazafasha wenda werebwe wewe barakoze nibakuru kubera ko bashobora kuba batanazi ko yabyaye abandi bana nabyo birashoboka kuko iyo ntago abazi nawe ntiyajya ashaka kuba atarababwiye nari ndi kuvuga ati aho kugira ngo umubyeyi akomeze aruhe gutya wenyine byibura umuryango yashatsemo urutse umenya ko afite undi mugore n'abana ya n'abataye ari babiri wenda hari ntabishaka azambwire mujyaneyo ntabwo njye nzagera nzamutungira intoki agende uzahangeze ndebe ntabwo nzagerayo wagira nimero zabo wagira uwari wese wo mu muryango wawe ukavuga uti bimeze gutya buriya nubwo yaba ataye igihe ariko byibura kuko hari igihe umuntu avuga ngo ngiyo tubwira ngo nitwamenye ibi n'ibi ngo nitwamenye uko byagenze ariko babimenye bakanga nabo akamenya ngo umugabo na famiye bose byaranze akamenya uko bimeze ibyo niko gutekereza nari mfite azambwire rero azambwire nimba bishaka nzamubwira ngezeyo numve ko wenda gifite n'agati cyangwa uzabanze umushakire nimero y'umuntu umwe w'iwabo bimuganirize yumve hari n'igihe wajya kumva hari uvuze ati kanze ndeba abana ntawamenya umuryango wose ntupfira gushira azambwire mbimukoreye nta kibazo rwose muri ubu buzima noneho ukeneye buri bibazo biriho kurera abana wenyine ntabwo byoroshye iyi minsi yarahindutse ese ke ubundi mbere wavugaga ati ndarera abana wagera ku muturanyi ukamubwira ati yewe abana barabura akaguha ikiro cy'umuceri cyangwa ikiro cya kawunga ubu muri iyi minsi umuntu asigaye amenya ibye birakomeye nta bintu by'imikino uri papa ukimama ntaho wasize umwana usanga yari reka niyo mpamvu rero ubu byabaye ibibazo ni ikosi ibibazo kuko ariko reka nkubwire umugabo nawe ukora biriya nabo hari nta mahoro azagira yayagira ati se nta mahoro ashobora none se ko yagiye yaje asagutse nta mahoro ashobora kugira yaje atarananutse yanda itaragiye nyine ibyo biramureba uriya ibyo bimurebe kabisa niyo mpamvu ko abagiye ubundi nk'umugabo ugiye yakaba yagiye avuga ati hari icyo ngiye kureba n'ubundi nta mahoro agira ariko n'ubundi aragiye arasa nabi n'ubundi nta mahoro aba afite ntayo bajya bavuga ngo amarira y'umugore aragukurikirana paka wagenda ugakira ugashaka abagore ugatunganirwa amaherezo ubundi usanga ntacyo wakoze nta kintu ukora ko n'ubundi ugiye gushaka nawe aza ari nk'awahundi cyangwa ari inyuma ya wa wundi niyo mpamvu rero ubuzima tubamo iyo bigenze gutyo uratuza ukabyakira ugacungana n'ukuri muzima gusa nta burwayi n'abana bawe batarwaye ibindi Imana igenda ibyingira ikintu agomba gukora ni ukujya yizera Imana akayibwira ati Mana nkuriza abana naho ibindi wapi ibindi umwana w'umuntu uramwizera akaguhinduka akagukoza isoni mwarabanye mu nzu mwarabyaranye ukavuga isa abana nyine ukibaza ikintu kibaye bikakuyobera kagucanga ariko buriya ni ugusengera ubuzima ugusengera ukabyuka uri muzima utarwaye ibindi hari ushobora kuvuga atakira ku gaceri undi ukazabona ndazanye utwo gashu utwo tujumba nuko umuntu akashima Imana ukaryama ubuzima bugakomeza n'abana bagakura none se ubuzima burakomeza ntabwo nari ufite abuzukuru bangana gutya yamaze kugira abuzukuru ni bakuru ubu njye nta kibazo mfite bamaze gukura ntawe ukigwa mu ziko mfite reka bawe warabisoje icyo usigaje dore n'abo buzukuru bandi ufite abana bizabakuza burya Imana iranyumva ariko abantu baragushimiye muri comment Imana iranyumva abantu baragushimiye Imana ikunda kunyumva ko iyo nyitakiye iranyumva iranyumva icyakujije abanjye n'aba ngaba bazakura kuko nabo n'abanjye none se undi ubafite nini hari abantu bagushimiye cyane baravuga bati Mama Vanessa uri umuntu mwiza ugira umutima mwiza nyine kuko hari ukuntu umuntu afasha umuntu hari icyo agamije rero we wafashije uyu mama rega kera ibi bintu byabagaho ubundi uyu muco wajya gubaho kera
ubu rero abantu bose muri iki gihe wapi umuntu asigaye yimenyera ibye umuntu akimenyera ibye ariko nta kuntu nawe kubona umuntu nk'uyu ngo mvuge ngo hoshi Imana izanabindinde kuko nanjye hari abagiye bamfasha abanjye bakiri impinja baramfasha pe baramfasha none abana barakuze ubwo rero nta mpamvu yo kugira ngo mbone hariho igihe rega burya Imana yavuga ati uyu muntu reka nawe mugerageze ndebe kwihangana agira uko abandi bamugiriye impuhwe bakamugirira ubuntu reka ndebe ko nawe zampuhwe n'ubuntu azigira urumva Imana ikantega uwo mutego gusa wamenya ari ibiki oya niyo mpamvu ikintu cya ibyo wakoze ni byiza wakoze ni byiza bavuga ngo gira neza wigendere abantu benshi bakora iki gihe basigaye bakora ikintu bagamije inyungu oya nta nyungu nta ati nimufasha se ndungukira he n'ubundi nta nyungu rwose nta nyungu ariko hari igihe ugira neza Imana ikazaguhembera imbere kandi nawe akaza nose ugira ngo uyu wagize icyo abona yakwibagirwa yashatse buriya hari igihe yanyibagirwa aracyari mutoya ashobora kugenda ubuzima aracyari mutoya nyine yagomba hariho igihe yagenda yagira icyo abona akavuga ati iriya nkecuru buriya se buriya agize umutima wa kimuntu ntiyanyibagirwa hari n'igihe yagenda n'ubundi akumva ararenze ati pa nkecuru ubundi si ababo yafashaga ni njyewe yafashaga akantera utwatsi ubundi si ibyana by'umugabo we ugasanga nawe aranyibagira ubwo rero urumva rero gira neza wigendere hari igihe byakunda nawe ugasanga arakubwira ati mukecuru uva muri iyo nzu tugende nabonye umugabo ufite umeze neza gusa muko Imana izagufasha nyine ugira imbere yawe heza ntabwo nkwifurije kubaho nabi gutya mpaka Imana izaguha imbere heza rwose ugira iherezo ryiza n'amavari n'icyo wabwira badukurikiye rero abantu babareba abantu badukurikiye ikintu nababwira rwose ni uko ngewe nagiye mpura n'ibigeragezo ariko ibigeragezo nkabirwana nkabasha no kugenda mbitsinda hagera n'ubwo ngeze ubwo uyu muvandimwe ahura n'ikibazo nawe nkamusananira ariko ikindi shimye ni uko abakunzi bacu nabo batangiye kujya bagenda bagira icyo batumarira badufasha uyu mubyeyi we noneho kereka ngewe wamunyereka niba namuheka niba namugikorera iki sinzi ikintu namukorera kuko yanyeretse yuko hari abantu bakigira urukundo ni urugero rwiza nyine rw'abantu bazima bakiriho hari n'abandi wenda bagiriye uwo mutima rikanagira ngo mbanze turebe nimero rwose waba ugize neza ntiwagira icyo agira yajya ashyiriraho cyangwa bakanaguhamagara uwashaka kumenya uko mumeze uwashaka kumenya uko twiriwe cyangwa uko twaramutse akamvugisha nta kibazo rwose nimero ya mama Vanessa ni 0783 311 6580 0783116580 ni nimero ye n'ubundi bari kumwe n'uyu mu mama igihe cyose ubaye ushaka mama w'impanga wabaye ushaka uyu n'ubundi baba bari kumwe wababona reka dusoreze rero na mu kiganiro cy'ubutaha.